Priscilla afite apparence physique ya fresh afite na apparence physique ya fresh uri umukobwa bitandukanye n'abahungu cyane ushobora kuba uririmba neza apparence ari zero ukazaziyumvira Priscilla se ku buryo yabari mwiza kurenza Butera Knowless ko babayeho mu bihe bimwe ubwawe babayeho mu bihe bimwe ariko nuza Priscilla buriya ni sawa cyane na Knowless ni sawa yakema ntago yigeze yibeshya na ariko ngenge mpamvu ubuye Priscilla nyine nuko ari unza hafi nkunda sound ye ndiko naririmba n'indirimbo ye ya reggae y'umwaka ushize ntuze yamukoreye Once ugongeje urukundo maze nshira inyota ibyo ndabigukundira wameneye ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira ngimeta y'urukundo ibyo ndabigukundira yes ni Ivan Impano abandi umuhanzi nyarwanda ukora umuziki nyarwanda mu buryo buri professionnel kariyeri yanjye y'umuziki nkaba narayitangiye mu mwaka wa 2012 nkaba naratangiranye n'indirimbo yitwa Wagiye nakoranye na Click arimo kujya muri Amerika muri iyo minsi indirimbo nkaba narayikoze 2011 isohoka 2012 kindi Click twahuriye mu marushanwa ya talent detection icyo gihe bon yemera ko nkorera indirimbo icyo gihe 2012 ndakomeza 2013 kimara kugenda nsigara na Fazo turakora nyuma yaho nza kujya kwatendinga amarushanwa yo kujya kwiga mu ishuri ry'umuzika ku Nyundo ndayatsindira promotion ya mbere 2014 nibwo twatangiye tuza 2017 juste nari nkiri mu muziki n'ubundi ndakomeza nkivayo mbanza kwigisha muri école primaire ibintu bijyanye na musique nabwo muri Apapeka then nibwo nakomeje ibyo mbishyira ku ruhande mfata gahunda yo kongera gusubira mu muziki wanjye nkuko nabikoraga mbere yuko njya kwiga ku Nyundo. Biki cyatumye ujya mu muziki kurenga kujya mu bindi? Cyatumye njya mu muziki ubundi buhanzi ni impano yawe? Ubuhanzi ni impano kuko nitwa n'ubundi impano naragiye narestimye nyine nshyira ku munzani ndareba mbona umuziki ni impano kuri nge kandi nyirawo kandi ni impano ku bantu ni ikintu cyo gusharinga n'abantu sanga nyine muri rusange ngiye n'umuziki turi impano ku bantu yes ukiririmba bwa mbere abantu babyakiriye bate cyangwa ukiva muri studio indirimbo yawe ukayumviramo umvisha umeze ute? Studio bwa mbere njya muri studio ahuye kugira ngo njye muri studio bwa mbere nari ndi kumwe na Ivry Rugamba mu 2000 kwako twayaduhura nyine twakuriye muri quartier imwe hafi na hafi ahantu nigaga tuzakumenyana nyine agiye muri musique nanjye narabikundaga tuza guhura we yaragiye muri studio anjyana muri Cool Vibes kwa Nason icyo gihe indirimbo twakoze ariko ntiyasohotse niyo mpamvu ntayibara twayikoze 2010 nibwo nari nkiyumva umunsi wa mbere niyumva muri studio nyine ubwo bita Nason niwe wambwiye si buryo urimba gutya afite nahise numva nyine ngize motivation yo gukomeza gukora ibyo bintu kabone nubwo nyine bon hari abantu baba batabyumva neza ndetse ngo abantu bari ozalantu yawe abantu bo muri famille imwe na rimwe hari ukuntu batabyumvaga neza akanyoblisha ko mbanza kwiga ngo ndangize secondaire be nka fondation y'umuziki kuri ufite diplome bari fondation y'ubuzima no kuvuga ngo batikiza ko bigomba gutuma nkomeza neza muri kaye ya musique ari nako byangendekeye umuntu yavuga ko ninde wakumotive cyane wakujyanye mu muziki abantu benshi bakunda inda kujya mu muziki barebeye ku bantu babona inda kujyanye mu muziki cyane mu muziki ni inyota ni impano kwanza byarampushinze nisanze nzi kwandika ku nshuro ya mbere nyandika indirimbo twari dufite groupe ngiye n'undi mujama witwa Christian wanjye turapa ubwo nyine tuza ariko narimba chorus nkumva nibyo bisona neza
nyuma yaho ntajya kwandika indirimbo nkiyandika bwa mbere bakambwira ati ino ndirimbo ntabwo ariwe wayanditse ndavuga nese burya abantu babiha agaciro mu buryo bungana gutya numva nyine ko bishoboka ko especially ngewe ndi umwanditsi cyane w'indirimbo cyane cyane sinzi ukuntu nabibalansa no kuririmba ariko ikintu nicyo kintu niyiziho kuba nshobora kwandika indirimbo nziza indirimbo ishobora kuba hit. Ku babyeyi benshi ntabwo bakunze guhita bari ku mwana ushamamariye kujya mu muziki ngo bamureke. Wowe byagenze gute mu muryango cyifata icyo cyemezo cyo kujya mu muziki? Ntabwo ababyeyi bawubishe ko ugiye kubikirara? N'ababyeyi banjye abantu bari modele ikintu nkuko nabikubwiye nyine ikintu bakoze cyo no kumbuza kujya mu muziki ntararangiza secondaire ntarabona iyo fondation y'ubuzima nyine diplome nkimara kuyibona ufite nari maze kuba umuntu mukuru urumva nashobora gukora musique nyirangiza secondaire nahise mbona akazi nkajya nkora nishyurira nyine nta muntu nabwiraga ngo nyishyurire audio video nakora muri cercle sportif. Iyo wumvishe umustar muhanzi n'abakobwa ibyo bintu banza araho bihurira ku bakobwa waba ufite umushuti mukundana? Abakobwa buriya n'abantu nkunda cyane. Abakobwa iyo bagukundiye ibintu buryo biba ari sawa. Nanjye abakobwa bari mu bantu nk'indirimbo zanjye sote y'indirimbo zanjye ziba ari indirimbo z'amarangamutima cyane. Ni ukuvuga ngo biba bisaba ko byanze bikunze ayo marangamutima agira abantu bayumva. Urumva ayo marangamutima bisaba ko agira abantu nyine bayumva bakisanisha nayo. Burya abakobwa n'abantu baba touched vuba ku ndirimbo cyane cyane ifite amagambo touching a soul. Abrana yinkubaje niba ufite n'umukunzi? Aya mukunda mfite agomba ndimo kuyoza ubu ngubu impamvu. Okay, umukobwa uteganya gushaka wumva ari umukobwa yaba yujuje ibicyo ndabisabwe. Abahungu mukunda kugira ibyifuzo cyane ku bakobwa ati ndashaka gushaka umukobwa umeze gutya witwara rya wize ibi ukora ibi. Weho amahitamo yawe nayahe? Amahitamo burya amahitamo uhitamo wayageze iruhande bwa mbere. Ubu nta choice ndafata ariko muri ngiye ukuntu mba niyumva umukobwa na twabana banomba ari umukobwa w'umunyarwandakazi mu buryo nabisobanura gutya ko umunyarwandakazi benshi n'abanyarwandakazi ariko ndavuga nyine ya sorte mu buryo bwa naturalité. Ngiye nkunda naturalité cyane. Ntabwo nkunda ufite umukobwa ufite maquillage nyinshi ibintu by'amafondete n'amarouge usanga nyine hari ukuntu. Ikindi mba numva yaba ari umuntu unyumva umuntu wumva kariyeri ndimo umuntu ushyigikira dushobora kuganira tugahuza akaba yangira inama akanancalenjinga. Mu muziki burya muri kariyeri yose hari umuntu agira abantu yemera. We mu muziki nabahe bantu mu Rwanda ku buryo uvuga ati nubwo wenda atari ngombwa sinamusenga ariko uyu muntu mu muziki ndamwemera bitewe na ABCD? Ngewe muri rusange nkunda umuziki nkunda umuntu uririmba neza, nkunda innovation, umuntu wagize innovation. Ariko muri muziki urabizi ko hari amageneration atandukanye. Hari generation za mbere izakurikiyeho n'ingi yavuye irimo kuza. Urebye akaba ari abantu bandyohera ko ari benshi da. Ofete ngiye akenshi nkunda indirimbo kurusha uko nakunda umuhanzi. Nkunda indirimbo yakoze muri iyo minsi. Ariko mu bajya bakora indirimbo zikandyohera harimo melody burya agira uburyo apanga melody ze yaririmbo wumva arimo gukina n'amanota n'amagambo yenyine mu buryo busa nko guflowinga. Biriya bintu ndabikunda cyane. Undi muntu hari umujama bita Sean Breeze Bruno. Sean Breeze buriya nawe ndirimbira neza. Afite sound nyine iri moderne. Hari Ivry yakoze indirimbo nk'indirimbo nshyashya yasohoye. Akora indirimbo nziza cyane ikora ku marangamutima. Ku bakobwa aho burya na n'ubu Priscilla ntaramva mu mutwe.
Priscilla Priscilla kurenza abandi bakobwa sinzi nimba ari uko wenda iyo umuntu amenye ikintu umenye bwa mbere, nimba hari ukuntu iyo nk'ikintu wakunze kera hari ukuntu kigusigara muto. Uriya Priscilla nkitangira kumva indirimbo ze numvaga ari indirimbo zitacinga zinkora ku mutima, ukuntu yandikaga, sinzi nimba ari yandikiraga cyangwa ari ukuntu producer amufashaga, ariko ubona ari umuntu ufite ijwi ryiza, afite ukuntu aririmba ikinyarwanda neza. No kuririmba ikinyarwanda neza biri mu bintu muri karite nziza z'umuhanzi. Kuririmba ururimi rwawe neza, kuko twese benshi nta kindi wakundiraga Priscilla kirenze umuziki? Kirenze umuziki? Priscilla afite apparence physique ya fresh. Afite na apparence physique ya fresh. Burya umukobwa bitandukanye n'abahungu cyane. Akenshi nk'iyo umukobwa yinjiye muri kariyeri ya muzike, hari igihe no kubahungu barabireba ibyo bintu, ariko usanga hari igihe batena konte cyane, bareba ukuntu uririmba yego, ariko nareba ya apparence nyine uzagaragaza imbere y'abantu. Ushobora kuba uririmba neza apparence ari zero ukazaziyumvira. Priscilla se ku buryo yaba ari mwiza kurenza Butera Knowless, ko babayeho mu bihe bimwe ubwawe? Babayeho mu bihe bimwe, ariko nuza Priscilla buriya ni sawa cyane. Na Knowless ni sawa, yakema ntago yigeze yibeshya nama. Ariko ngiye mpamvu ubuye Priscilla nyine nuko ari unza hafi, nkunda sound ye. Ndiko naririmba nk'ino ndirimbo ye ya reggae y'umwaka ushize ntuze yamukoreye The Click, karakarimbo keza cyane. Indirimbo nakunze. Wenda dusoza, kugeza ubu ufite indirimbo zingahe? Urifuza ko umuziki wawe wazagera hehe? Kugeza ubu ngubu cya cyiciro cya mbere nakubwiye cy'umuziki natangiye kugeza 2014 mbere yo kujya ku Nyundo, nakozemo indirimbo 3 enye n'amavideo yazo, yitwaga Karahanyuze, twaga Ishavu yamenyekanye, ndumva arizo zamenyekanyemo cyane. Noneho nyuma yaho ntangira n'indirimbo yitwa Sinarenzaho nyiva ku Nyundo, muri yitwa Mama Lolo. Yatangiye kuma n'ama connection kugeza aho nkore iyi ndabigukundira. Ofete ni indirimbo 6. Urateganya rero kuzagera he muri music yawe? Muri music yanjye, music ni urugendo rurerure, ariko ahantu nteganya kugera, ndumva umuziki wanjye kwanza ndashaka kubanza kubakira public yacu, industry yo mu Rwanda, abantu bumva umuziki nyarwanda. Ndashaka kubanza nkeneye kubanza gufata mu Rwanda, abantu bakanyumva, abantu bakumva ubuhanga mfite mu muziki, passion. Nyuma yaho mba numva aho ntekereza kure no kuri Mars bikunze wagerayo. Gusa biterwa n'intego, hari igihe upanga, hari baravuga ngo l'homme dispose Dieu dispose. Hari igihe upanga Imana nayo igapanga ibyayo. Gusa nge muziki wanjye mba numva njya nkunda kureba Diamond hanze bo muri Wasafi n'amabiography yabo, kuno usanga arabanzi bagiye bava kure ariko bafite indoto ndende kandi bavuye mu buzima bukomeye. Nyine iyo nyota bafite ni mbese mba numva nanjye ndamutse mbonye uburyo ko umuntu agenda agira amahirwe, agenda agira abantu bamusunika uko arushaho gukura muri kariyeri. Nimpora n'abantu ngewe mfite indirimbo nziza cyane, zandika hits nyinshi, ndabizi abantu bazatwumva umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Urakoze cyane. Urakoze.